ava hano sohoka kuko nzi ko nakugiye wibeshye unkoreho Zundu bari kumbaza iki kandi ntabwo uri muzi. Ndagufata kacu. Uradunda ndeze. Wowe Ugira imbaraga se. ndaguhonda. Bakubwiye igimirete y'abakire gusa. Abaye bakire se wanyegera. Jewe njya n'amateke. Ndakura. Nkurekura se. Ndakura mbese. Kandi agukubita. Hereke ko noneho ngiye ntangana Ngira nawe. kabuno se ngo karababara kubita. Brett. Kubita. Vaho washyano. Ubundi ndashaka kuzabwira nyoko ko wasariye muri Kigali wowe. Ukubita Ndetse nze ngwera kukumbuye indobazo mu maso. ndaguhonda. Nigushyire mu ndetse. Ndagukubita urara rwose urebe ibintu dukoreye kandi uburozi yaduhaye niwe yabuhereyeho. Ko kuno wowe urimo uranenguha. Uburozi waburiye ukiva mu nda ya mama wawe. Tureke ubugoryi tutaragurira. Nta kintu mfana nawe. Nta kintu mfana nanjye. Sikose nagavugana na papa wanjye. Komeza. Urara. Ndaharara. Umenya ko nari umwana w'umusingakazi. Musinga se uzaho mama wakomoka wowe. Ngende wo kwa data. Windi wowe. Ngewe Yo papa yakwihakanye ukivuka wowe. Mundi dorore kankubwira. Ndaguhonda. Urarara muri yanzu. Siyakwihakanye. Urarara muri zambobo zawe. Siyakwihakanye. Uje hano urariye. Umeze neza Hano gutembereje Kigali. Hano ni kwa nyoko ndi. Ntabwo urara. Enda tubitegere. Enda garuka wisumwa. Imbere. Enda. Kabu namukubita. Kandi ndaguhonda. Kabu nagukubita. Ubundi reka mbere. Jyana. Umwana ahubwo bubavuga bari gukumaremo. Cyane wowe. Yakwica. Bretenze. Kora divaho. Turi mu biki? Ubu turi mu biki? Vaho. Turi mu biki? Vaho mbese. Nkubita. Ndagukubita mu maso. Omongana. Naho ngiye. Ohoha. Nagwa nsanza ha. Cyakora ugira ubwenge nk'ubwajoreje Banete. Iruka uko ugiye uzagenda rikurengereho. Ndakuvumye ndi mwene iso wanyu. Muvumanje uzagufate. Garuka hano nkwereka. Sohoka muri uru rugo. Sohoka. Amaraso cyagushize. Garuka hano. Ariko uretse gato. Pfukama. Uzongera kunesha umutwe nk'uwanisha. Uzongera. Wese ntabwo uri ntabwo nzongera umunwa wawe. Ntabwo nzongera. Umva mubwire. Nuko amaraso atari amazi. Urumva? Ikiriza? Yego. Simba nkwabaremba nkwetukirwa wangara ukazenguka za Kigali nkuko abimenyereye ariko kubera impuhwe namye nkugirira nk'umuntu ukuru. Ngwino ariko wisubire. Ukumva? Reba intambara zose wateje, reba iki nakubujije. Uranga. Sindi umwana mwiza. Kose nawe wateje. Kuruzi wajye uvugisha ukuri koko. Ntabwo bwa mbere nakubwiye ngo furira. Nubwo ngira amafuta ariko mvugisha ukuri, sibyo? Tinya Imana. Tangiye kwigira umwana mwiza. Ahubwo wowe wanengushye. Kuba kiba uri gushyigikira uriya mugore Fode. Nese si yaratangiye kurana gusanga. Nose kurira niko kugira imbaraga. Ngwira sinkugiriye impuhwe. Uzongera kunsuzugura. Ariko nawe ntukansuzugure. Sibyo? Ngavuga kutazongera. Vuga ngo barasinzongera. Kandi uvuga utahenura amanwa n'amazuru. Babera sinzongera. Nese biba amazuru yanjye ateye gutya mbigenze gutya. Mvuga nyagarura gutya. Ngaburetse. Ubwo kadahenuye. Vuga ngo barasinzongera. Babera sinzongera. Ngahaguruka. Gende ndagutuza n'imyenda y'amabushukuri. Ngare yakunze kumfukamisha mu rugo rutarurwa. Ubusa ari urwawe. None se ntago nahafashe akazi. Wow. Haguruka. Ntago ufite umwanya wo kuvuga amagambo menshi wambushe hasi. Ndese warebye ukuntu wanjye. Ngahaguruka. Ngize ngo wamuruza aragarutse. Ntabwo urayagaruka. Ngwino umva reka ngubwire. Ibi bintu turimo ni ubugoryi. Ca bugufi tworoherane uriya mugore tumusuzugure mu kinyabupfura sibyo ahubwo tumusaba nituzongera inama inde se usaba imbabazi akira kigore ibintu cyadukoreye uri bukuza gukomanga iwe ukarinda kubeshya ko ufite ubukwe cyifuza kuza kuvuga ibiri ushaka kumusaba imbabazi tugomba gusaba imbabazi ko byagenda kuza ntabwo ari uwa hano urasa n'uwa hano buryo tumusaba imbabazi ngewe urasa n'usaba imbabazi yambabarije umutima ku buryo uhora uvaho amaraso gaho da ariko nawe nasaba imbabazi ahubwo mva mbwira genda gutora birabiri indese ibyo ntabwo bikureba n'ingiye gukontorora akazi genda wiyambure kuramo iyo myenda yambaye ndambari hari igikanzu cya wa murumuna wawe cyakintu usanze yambaye kiri hara mu bidafuzi bazwa yagisize mu gifurete ubwo icyo nasanze yambaye ndakibuka ngewe kirasa nk'ubururu hariya muntuzi waje ukajya kukinyereka kurudi wapindi kuruhuka wamugaje nafata ibyenda by'uriya mugore akanyica vayo uyu nkora aho kubonye
imbere genda neza ngenda umva Lidi ngewe icyo nkubwiye cyo ndagiye urugo rwanyu ndarutaye nimushake muze cyangwa mubyihute Lidi ibintu byambayeho ntabwo umva yaba wowe yaba mukuru wawe nta n'umwe ntigeze mbibwira mwese narababwiye ntabwo mushaka kuza ngo murebe urugo rwanyu icyo nababwira cyo bari abakobwa nimutaza vuba murasanga n'inzu bayiteje kandi ibyo ndabibabwiye ngewe ndagiye sinshoboye guhangana atazajya n'umena agahanga ngira agahanga gato nkakarinda urugomo ubwo byumve wavugana na mukuru wawe sinzi ko muri bubigenze kuko n'abana muzasanga babahaye aside kuko bano bakobwa ni abagome ku rwego utabasha kumva uzi ko bari banteye icyuma mana yawe umva hari uwo bita Dororo kiriya kirara cyo wagira ngo cyavuye iwawe mana yawe ngewe icyo nakubwira cyo nimutaza ngo murebe n'abana banyu nabo murasanga babatwitse ngewe kwigendeye nanataye n'umutwe ariko reka nkubwire uzi uko dutinyitse umuntu muzi mufite ubwenge ufite imodoka ufite uko abayeho akaducika akadukwega nanjye mbonye umuntu afashe umushyo uraba wita umushyo naca yewe mereza fone niyanjye ujye ubyibuka zana hano niyo muri umuntu mabuja yajyana niwe uri guhamagara ngamwita muvugane ni wenyine nimero yiwe harwana gatanu none ubwo guhamagara iki uretse ndayicecekesheje guhamagara ndabizi wabona bimubwiye si bose zasohotse numva avuze ngo mwitabe waburitse wakeneye none biragenda gute nusanga bimubwiye none ibintu biradukoraho nusanga bimubwiye nyine sibaza yako barugure n'imbono nimba tujye kurya mwana turya ibya nyuma arongera hamagara nkabwira ryama hano wo muvugisha nk'uryamye naba ari ibyo akubwiye ibyihakana ihute njyame hehe hano nyine wemera nkaho wari uryamye nusanga ari ibyo agiye kukubwira wihakane ntabyo utazamurebesha abandi nyine nari nasinze ariko nari njyanyemo numva kari kujwigira hehe hano se habaye iki nta kintu cyahabaye mufashe nka mabuja se gute nakoze iki uriya muntu mwohereje ahangaha kwamamagaye amubwira ngo mwamututse ngo mwamukoreye iki ngo rwararutaye ngo tuze tusigare ku rugo byagenze ngo iki turarutaye se turi bangaye ko ndi hano nagiye kubona nkabona mu mwanya washize azanye umugabo umva amurandase nimba baraye banywa kuko yari yagiye ejo ku mugoroba ako se uko ubizi njya mbere ninde ntabwo uzajya wishinga amagambo y'abantu abantu ntibagishaka abandi babaho neza ubwo Dorori n'umuzamusazi igeze kusanga uri kubagara aha ubwo bahuriye ku gipangu sinanamuheruka noneho ngora ngo ninjyana abana mba kure muri salo ngo dore ngo yite kuri sheri ngo ninzane nidonda mugomba ngomba kurinda urugo nk'aho ari urwanjye nasona urugo rwa mabuja mu ruvogere wowe urabizi njye nuko nabizemo icyubahiro nk'umwana warezwe nabwiye ni umva uyu mugabo simugusuzugura amaso ngo no mu cyumba cy'ibyombo tubirangize kubera ko ibi bintu byagukoraho naraza ndamuganira imbabara ntagusuzuguye sohora uyu mugabo hano nibwo yikunguje ngo nanze kumuha uburenganzira ngo ngiye warandika nkahaha nkagavura nambwa ntiburi igiceri nsigaje nyishyira hariya kuko mfite ahantu nabirunze nzabikwereka
Yo komera ni ukuri n'ababebe bameze neza basinze nanabasize amavuta ameze neza. Ubwo yarankuye umutima ukamukomereza akazi k'abandi. None se ubwo mbonye agenda nimba agaruka ariko cyuye uwo mugabo ashobora kugaruka sinziriye. Ibikapu bye byo yabijyanye. Ntabwo mbizi njyewe nahise ariko hari ibyo nanagarunze mu ntebe ariko mise njya kwita ku mwana ngo atagwa yari yicaye muri ka gatebe kiwe ubundi asinziriye. Kumva ncunga urugo neza n'abana wowe turaza kujya kuvugana ngo bita akazi k'abandi turavugana. Humura nkora nk'uwikorera reka. Urugo neza. Mana we humura ibintu byose birarinzwe imyenda bifuze birazinze nta n'ikintu cyandagaye wabona. Humura mama humura anti. Rero ukora akazi neza ndetse no kubana no ku rugo turaza kongera. Yego murakoze akazi keza. kiriya kigura ni ndabizi wagira ngo nakina muri filime z'isi. Umva baza nkubwira Tuzashaka ukuntu dukina filime. wari kujya filime uri rugore n'uruzi. Yego we. Ubuntu burasabwa rujya kubimubwira ngo Dorori. cyo kigira ngo ahantu hose ngiye yatabanyirukane sibyo? Ariko wisubireho. Kandi uriya mugore nazi. Sinzi uri buzi kandi uzerekeza nzamenye ngo yaje uzasohoka mbere sibyo? Ibyo ntacyo bintwaye kuba yansiwa. Ubundi wa muntu w'impyiko byagenze ute n'imyijima n'amara n'ibiki. Mba nyine baze ngiye nkubwira ikintu kimwe. Claudine nawe ko wagira ngo ntabwo ikintu cyose nikizaya kikubaho kigiye kigusigira isomo. Se yakuntu uriya mugore yaraguteranyije. Wenda ntabwo yaraguteranyije byabaye. Ariko reka tubifate ko bitabaye. Sibyo? Buriya yavugaga njyewe wenda yumva ko nta kibazo ko banyirukana ko ndi n'ubundi sibazo ko mba hano. Ariko yavugana nawe baze bakwirukana ugende ujye kwangara. Wongere ujye usimbagurika, ujye kuba ahantu bataguha n'ibiryo ngo urye uhage, ujye ahantu batakwemerera guteka inyama. Wowe uncuka, ceceka. Ariko hano barakureka inyama ukaziteka sibyo? Agusubize nyine muri za ngo zibamo abagore bagira imitima mibi. Ba bana babi. Rero ikintu tugomba gukora. Tugomba gukoresha amahirwe yose ashoboka. Nta muntu muri urugo rwanyu n'umwe uhari. Tukagenda tukajya kureba uwo mugabo w'impyiko sinari namuhamagaye akahana akorera ndahazi. Tukajyayo tukamubwira ko twebwe dufite gahunda zikomeye cyane natabishyiramo imbaraga ngo tumuhereze impyiko ashobora kuzatubura. Kandi abantu baba batanga impyiko rega ni bakeya. Ubundi tugende batwihera amafaranga dusohoke muri uru rugo tugende tugure inzu zacu twibane. Yinde hararugo. Muhamagara. Umwe ni 25 n'undi. Wowe baguha 25. Ariko n'umwijima nawo umuha. Ako wese nakubwiye umusagera imyijima ibi. Ubundi se umwijima umaze iki mu mubiri w'umuntu wabona nawe utuma umuntu agira ubwenge buke we. Ahubwo ni utuma ugira umushinga. Nyine n'umwijima. Sorry. Umwijima ntago mbizi ko byakunda kireka wapfuye ukabari muzi. Nakubwiye nibere rimwe rikatara abantu baba bararwaye bakabaca ibere. Nta muntu bateraho ibere wakigoryo. Abuzwa se niki? Gusa kuva aho wabera rero abana umuntu bararica ariko nibaretera. Bari doses. Ntago bagira indodo zo kwa muganga suzi ko nabyaye. Nyine umva mbaze nkubwira ukuntu tugomba kubigenza. Kandi aya mafaranga nituyabona ntago tugomba kubapfusha ubusa. Miliyoni 25 ku byiko yawe imwe nanjye imwe 25. Sibyo? Si 50. Twarangiza ukagura inzu wowe ya miliyoni 15. Amafaranga asigaye yandi ukaguramo imyenda ukanashaka n'ikintu cyo gukora. Nese dushyize hamwe tukagura inzu imwe. Nge nawe ubu twabana. Twabana nyine twisubiyeho ukareka abagabo nanjye nkareka umushira. Ariko rwose. Iyo nzu twagura nge nawe tuyihuriyeho. Bwajya bucyumwe agatwara igihande cye rundi agatwara. Nasohoka hano. Icyumweru cyose n'iminsi ngaye ngucumbikiye ntago twabana. Tureka amategeko. Oya basi mbabarira. Tugenda ujya kunyereka umuntu w'impyiko. Umva ikindi kintu ntago twagenda tumeze gutya. Maragenda mumeze mute? Twitiza imyenda ya hano. Ngahi bibazi. Ubwo ngubwo twitiza imyenda ya hano wiza n'ubundi gutekereza byinshi. Yandi twifotoranyije. Ari tugenda gusubiramo. Ntujye muri myinshi ariko icyo cyuya cyawe kitazumvikana. Numva arogoshe nshaka n'ubugize. Uremera ko twitiza imyenda ukareka amaguru. Turasubira muri yindi nubyanga ndagusohora. Vuga ngo mbabara ndabyemera. Wajya ni indirimbo. Ndagusohora. Ndagufite. None ndagufite n'ikizina Dorori bari kumwe. Umugore yaragukoze. Uswa mugore namubwiye ngo uri umusazi. Byo burakwitwara n'abasazi. N'ubise ko bwayaze. Injizwa. Tujye kwambara imyenda. Kwambara inyabaganga injira. Ibyenda by'uru rukoga rwanyu biri kujenana. Fasha. Byamaze urabona utabere musha. Reba ngewe. Kako ndi umuguta shaka. Reba kabu.
kega rugusanzemo akaruguhinahiniramo Eko ko nabonye yenda nawe afite mucurika. umushiyo Reka yaragumyewe ni akakecuru Imana nagusaba mu gafite imyaka ingahe buriya 42 tuzi ahantu kabeshya nakubeshya nyine urambaza se 35 naramubyaye noneho uru Rwanda rwambara gute utege ongera uhine gutya se ndamubwire dore tuzibera abayisilamu tujye tujya kurya bararya shaka abayisilamu bagira impuhwe mfite umushuti wanjye iwabo bateka batazi n'abantu bari buze wikomeza kunkoraho cyane kuri iyi kanzu utayanduza iri mu ntebe wagira ngo ni iyawe ese wagira gutya akashaka mubwire tuba twabifirinze gira gutya atebereza muhora shase ngiraho bifata gutya uri kumva iwabo ubundi uwo mukobwa yitwa Bebe Pepe se w'umusiramu asiramu ko bitwa abantu yitwa Aziza ba Firdausi uri kumva iwabo rero bateka ibiryo nk'abatekeye resitora abantu bose bakaza bakirira batazi n'abazaza ngo kurya nabaye habaye iki mu gisibo mu gisibo kaba basibye nyine baba basibye nimugoroba nibarya saa 12 noneho wajya uri umugore wa minisitiri pe minisitiri wa ES ushakira umugabo uzitonda ugakora uko ushakira umugabo wowe se uramwanze nge ntabwo mbafite abara bose twabyaranye cyakora nawe sha ese itege sha tugende uriya mugabo usanga bakinze inkweto ukuntu urugo rw'abandi rusa mwana wo umupolisi ahaje umupolisi ahindutse hano kuzana amasasu mbese ariko ntukajya ukinga uko ubonye hano baragucumbikira igekaho turasanga batarakanguka wowe urashaka kubakingira n'amategeko kujya imbere we nanaroho ugira n'abana bawe bajya gusiga ubakingiranye ubu n'aba bandi urashaka kubakingira wowe urayigira Kigali imaje amakuru nk'imbwa y'imbwere gira siwumva wowe ugira roho umva mbabare ntidushwa imbere y'uriya mugabo ikiko atazanga akavuga zifite umushiro ahubwo umva mubwiza ukuri ikiko aho umuntu bazayishyiramo azagera n'aba ari umugabo azagera akaruko gukunda abagore kubera uburayi bwira ngewe nkurusha uburayi Claudina! Claudina! Twumana nta kibazo kugira ngo ngire ikintu kurya abawe uza hano wabashyize abana abandi si uko bafungiranye uwo mugabo nimba ataza waretse tugataha ukuntu urimo uravuga wagira ngo namubwiye ngo nitugera aho twahuriye ntihongere kutwitaba neza mbanze kwita bahagurutse tugataha urimo uramira uri kurya ndimo ndamira we na sana hano n'igihe waririye irire ntazijya kanga zeba enda ndakwirukana zana iyo fanta ntabwo haye sha dutahe nyine zana tunywe dutahe no se turasubira turabona imbaraga nabo se wamaye zana nongere muhamagare telefone yanjye urayandarika aho ubonye umunsi wayibuze nzaye kwishyuza ntuzagire ngo nuko hari icyo dupfana aritaba wabona ari kwica abantu akora minsi nikitaba ndazavuga ngo ndi umugome na bene wanyu njya kumereza ubundi we ntabwo twaba turi kumwe ngo bigire n'ikintu kimwe gicamo ntabwo ari kunyitaba kandi yahoraga nyitaba tugahana gahunda ubu iyo byikora nakubwiye ko ari iy'abateramwaka umuntu n'ubundi bari kuzayishyira kuzahora abwahagirana yohoha mu musozi ninde wahuye n'ibibazo akazagira ngo hari ikindi kintu cyabaye ni impyiko yawe baba baramushyizemo
hagurukishwa tugende bakwiriye kuzagira n'umwaka akagira mene wabo umeze nk'ikibunga cyo mu mazi uhora wiruka umutesha umutwe aho agiye kuba hose amwirukaho ufite inda nini gabanya amagambo tugende ibyo ari ndazi kurya sinyabyishyuye ndangize wabyishyuye se mu mafaranga utakavuye hano no gucumbikira harancumbikiye ariko mba nibaza ko kwiza kugira nk'amahirwe hari akabiwanyu simba mumeka mba mumeka babanje kumpa uruhushya rwanditse sibyo babigezeho n'abagabo bawe babonye inzobe kagaburirwa ibisiga abonye inzobe bagezeho n'umuntu zaheruka koga beruka koga wese beruka koga uri igicucu umuntu muto asobanuka nk'ikintu kinini niyo sinajyaga numva ubwira wa mugabo mwabanaga ngo umugabo nunuka rata ugira amagambo sibyo bintu uzaye n'ibiki cyabona ceceko kagira ngo utuntu twa simba nwibuka akagabo kawe kanukaga nk'isekurume kugira ngo yemeze nta muntu w'iki ko ntawe wongera guhamagara nta muntu nongeye guhamagara se telefone ni yawe yinya kureba aho urara ukumbuye cya kizu uraremo na za mbwa zikuhunahona nibyo ukumbuye zikurigata mu kaguru zigiye gutuma hora wiruka Kigali rebero jarijaba na hehe hose ese aho wahamenye utera ari umusozi twayose mbabara ntunyaka fantaje none ashaka cyo mu bantu nambaye neza reba biriya bigabo byose bikumusifura uzi kugira umutima mubi wowe nubyibuha uri muri iyi Kigali Imana yo mu ijuru izarora impyiko yawe genda uyihamane turebe noneho ko hari ikintu yawe niyo nzima mama cyo kora wugitwaye yaba inzobe vaho nta kindi yaba inzobe ishyizwa aho ngaho fanta y'abandi tugenda hata bahi mwakoze kudutiza agatebo uriya ni umusazi mucunga arabizi ni umusazi se nta myenda yanjye babitse ariko uru nguru uzi kwipanga akazi ko gupfa kuvuga enda n'ibi ngibi birye This Derek again.